Isabato nziza, isabato nziza. Ariko murumva iyi mikrofone irimo ivuga neza? Yego oya? Iyi mikrofone irimo iravuga neza? Aha, rwose babikosoye. Imana ibahe umugisha. Yesu ashimwe. Ndabona abantu bari haraguru baticiriza neza, kandi uyu ni umunsi mwiza, umunsi Imana tugiriye ubuntu kugira ngo twige ijambo ry'Imana. Maranatha, muracyafite nk'amanota 4 n'igice ku 10. Ntabwo rimwe bizamuka uko byakagombye. Twabonye igitaramo cyiza, amakorali yatubwirije, niyo twana Anga amaso Yesu niwe gisubizo cy'ibibazo byawe uko bingana. Ni Mushimu Uwiteka TV. Igishaho kubana n'Imana muri amasaha. Buri wese Imana yamurinze mu byo yanyuzemo byose. Yaba ari jewe, yaba ari mwebwe, hari byinshi byahigaga ubugingo bwacu, ariko Imana yabidusimbukije. Turacyariho, turacyashima Imana, nihabwe icyubahiro. Murabyemera namwe? Murabyemera? Ubura uzi impanuka warenze uko zingana? Wari uzi ko ushobora kuba warariye n'uburozi utanabizi ukabunya muri wese ibintu bikarangira? Birashoboka kandi bishoboka? Birashoboka kandi bishoboka? Haleluya! Amen. Imana nziza. Birakwiriye ko dushima iki? Imana. Muri ibi byumweru bibiri rero dutangiye, tuziga ibyigisho byinshi kandi bigiye bitandukanye. Uko amasaha yagiye ntabwo ndibabwire byose, kugira ngo ducunguze uburyo umwete dutahe hakiri kare. Ariko ejo ndahamya yuko tuzabona umwanya kandi ukwiriye. Uyu munsi ibyuma byatugoye kandi n'amakorali menshi, ariko dushima Imana ko byagenze neza. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Kuri umugoroba rero tuyogana icyigisho kigufi cyane. Ngiye kwigisha, ntabwo ngiye kubwiriza. Kandi nk'uko babivuze, umuntu uzagira ikibazo ku ijambo ry'Imana twasomye, tuzakoresha Bibiliya, nta kindi gitabo kizakora ahangaha. Uzagira ikibazo rero cyangwa se akumva tumvise neza, afite uburenganzira 100% kumbaza. Yakandika agapapuro ko atubwiye ko guhera ejo tuzabona igiseke aha, tuzaducamo udupapuro. Anabishatse yanampamagara. Nimero yanjye ni 0782 633 669 14. 0782 633 669 14. Nzajya nyitangaza kugira ngo umuntu nashaka yuko tuganira by'umwihariko tusaganire. Ikindi naraye mvuze nimugoroba kuba twatangiranye isabato, turi kumwe n'abashyitsi benshi, ariko nanezezwa no kureba niba hari umushyitsi uri hano mu bo turi kumwe nimugoroba twaganiriye. Mbese hari umushyitsi waba uri hano mu bo twabanye nimugoroba? Jejuru turebe, haguruka turebe. Mu bashyitsi twabanye nimugoroba bakaba n'ubu ari hano barahari, muze bahobere rwose mbashimire. Nimwegere hino, nimwegere hino. Aba bantu ni intwari, twatangiranye isabato kandi bansezanya ko bazaga. Imana igumugisha rwose, kandi rwose urakajya mu ijuru. Imana igumugisha kandi rwose urakajya mu ijuru. Umusore wanjye, Imana igumugisha. Umusore namukunze cyane kandi bakajya mu ijuru. Yambwiye ndashaka kujya mu ijuru cyane. Mwana, Imana igumugisha kandi nawe urakajya mu ijuru n'ababyeyi bawe mujyanye. Aba bashyitsi ndabashimiye cyane, Imana ibahe umugisha kubera yuko twabanye n'akaye turi kumwe, n'ubu barahari. Umva, mu mpano za mbere zizatangwa, Eme ari hehe? Impano 3 za mbere ni z'abashyitsi. Rwose abo ngo ndazibasabiye rwose, sinzi igihe bazazitanga, haba ejo n'ejo bundi, byo simbategeka, ariko ndabizi ko bazazibaha abashyitsi n'umwihariko
Imana rwose ibagire neza. Hari umushyitsi wakwifuza yuko nazanamusura, biremewe rwose, nkanagusaba umugisha tukaganira by'umwihariko. Ndi hano ku bwanyu. Uwazumva akeneye rwose ati muze munsure, tukaza n'abakuru b'itorero, tukaza mu rugo tukaganira, ukatubwira ibyifuzo byawe, ndetse wafite n'ibibazo bikuzengeje bikugoye, tukagusabira ku Mana kugira ngo Imana ikube bugufi ikurengere. Uwo mwanya nawe urahari, kandi rwose niteguye kuzaboneka nimubikenera, kugira ngo tuzarusheho kubana muri amateraniro turi umwe, kandi atari ukuvuga ngo tuje gushaka abayoboke, oya, ahubwo tuje kuvuga icyo Uwiteka adushakaho, kugira ngo jyewe namwe ari abashyitsi ari abasangwa twese twitegure gusanganira umwami mu kirere. Ibimenyetso biragaragaza ko ari hafi kugaruka kandi ari bugufi. Uwiteka ahimbazwe. Rero babwiye nitwa Nshimiriryayo Alphonse, nijye Imana agira icyizere muri ibyumweru bibiri kugira ngo tubane kandi tuyishimire, ari jyewe namwe twese tuzungukira imbere y'Imana. Uwiteka yatugire neza mu izina rya Yesu. Dusenga Imana. Mana yacu, Mana nkuru, gitare kisungwa n'amahanga yose, turagushimiye uhabwe icyubahiro. Tugushimiye umwanya turimo, umwanya waduteguriye mwami. Twe ntabwo twari tuzi ko ibi bizashoboka, ariko warabiringanije. Turi imbere yawe duciye bugufi ngo tumenyeshe icyo dushakaho. Dusabye Mwuka Wera ngo asange imitima yacu, by'umwihariko abaye n'abashyitsi bacu, kugira ngo twese tuze gutaha tunejejwe n'ijambo ryawe tugejejeho. Tubisabye Imana mu izina rya Yesu, amen. Amagambo magufi tugiye kuganira kuri uyu mugoroba ni amagambo avuga ngo hari umunsi uba mwiza cyane. Ngo wiki? Oya, musubiremo cyane. Ngo wiki? Hari umunsi uba mwiza cyane. Abantu mw'isi bajya bagira iminsi idasanzwe, murabizi namwe. Habaho iminsi y'amavuko, nuko abantu bakavuga ati kuko kera mvuka ntabwo nari mbizi, barariye genda agahinja, none rero maze gukurangiza imyaka 15 cyangwa 28 runaka, nanjye reka nishimire ivuka ryanjye. Nuko bakarya ibyo bashoboye kurya, ibyo bashoboye kunywa, bakanywa, bakishima. Hari umunsi wa mariage, abantu bakagira uwo munsi w'ibirori, bashingiwe cyangwa se bashingije. Hari iminsi myinshi mw'isi abantu bita myiza, ariko iyo witegereje neza iyo minsi isoza bitabaye byiza. Wari uzi yuko umuntu ajya anniversary akishima, ariko ejo yaba yakenya atayigira kabara? Wari uzi ko umuntu avuka ariko nanone abizi ko ikizakurikira ari ugupfa, ugasanga wa munezero ni uw'akanya gato? Ese abantu ko bakora mariage bakishima, ariko se wagize ingo nyinshi ntizikora mariage zubakiye ku musenyi, ejo zigasenyuka, maze babandi bose baje batashe ubukwe, babandi bose bari bari aho ngaho rwose bagasinya ku murenge, kwa pasitoro cyangwa se kwa padiri, bikarangira cyo bashungereye mwagiye mu rukiko gutandukana. Ibyo nabyo bijya bibaho muri iyi si. Ariko se ni uwuhe munsi mwiza cyane? Hari umunsi mwiza cyane ubaho, umunsi uhindura amateka y'umuntu, umunsi utuma ibintu by'umuntu byose bihinduka. Imvugo igahinduka, ingiro igahinduka, imirebere igahinduka, imyambarire igahinduka, imisokoreze igahinduka, ibintu byose bigahinduka. Hari umunsi uba mwiza ku muntu wese. Hari umunsi witwa udasanzwe mu rugero rujya mu ijuru. Hari umunsi mwiza cyane abashyitsi bagira bakanezerwa, natwe tukawugira tukanezerwa. Ni umunsi twahuye na Kristo. Haleluya. Umunsi wajya gute? Umunsi wajya gute? Twahuye na Kristo. Umunsi twajyanye nawe ikiganiro. Reka turebe mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana. Turasoma igice cyawo cya 4, maze tumanuke gatoya duhere ku murongo wa mbere. Tugiye kureba iby'umugore Musamariya kazi hano wahuye na Yesu, ibintu bigahinduka. Wahuye na Yesu intimba igashira. Wahuye na Yesu kugenda yihishahisha bigashira. Wahuye na Yesu abatamugiraga icyizere bakamugirira icyizere. Hari umunsi uba mwiza ku mugabo ku mugore, hari umunsi uba mwiza ku musore n'inkumi, hari umunsi uba mwiza ku mwana mutoya, hari umunsi uba mwiza ku muririmbyi n'uririmbirwa,
hari umunsi uba mwiza ku wera n'uwirabura, hari umunsi uba mwiza ku mugufi n'umuremure, ndetse n'igikara n'inzobe bigahinduka. Uwo ni umunsi umuntu ahura na Kristo. Haleluya! Ni umunsi umuntu ahura na Kristo. Mbese uyu mugore byamugendekeye bite? Ngaho mureka tugendane dusome twumve icyo Yesu atubwira. Nuko umwami Yesu amenya yuko abafarisayo bumvise ko yigisha kandi abatiza benshi arusha Yohana. Icyakora Yesu bwe si we wabatizaga, ahubwo n'abigishwa be. Murongo wa 3, nicyo cyatumye ava i Yudeya agasubira i Galileya. Murongo wa 4, yiyumvamo ko akwiriye kunyura i Samariya. Nuko ajya mu mudugudu w'i Samariya witwa Sukara, bugufi bw'igikingi Yakobo yahaye umwana wa Yosefu, kandi aho hari iriba rya Yakobo. Nuko Yesu ananijwe nuko yagenze cyane, apfa kwicara kuri iryo riba. Hari nk'isaha 6. Yesu Kristo yari yagenze cyane, yari yananiwe. Ageze kuri iriba ryitwaga irya Yakobo, yari yarafukuye. Yesu aricara, hari saa 6. Batubwiye ngo yiyumvisemo ko mwene magambo yari yicaye afite misiyo, yafite umugambi, yafite intego, hari uwo yashaka gukiza. Nuko muri izo saha 6 yicaye aho ngaho, umusamariyakazi aza kuvoma. Ngo umuki umusamariyakazi, mureka tugendane neza, aza kuvoma. Yesu aramubwira ati, ma utuzi two kunywa. Gira ute? Yesu waje bugufi cyane. Uyu mugore yaje kuvoma, afite ikibindi, arasa, aravoma, ntiyamusuhuza, yamuteye ijisho, abona Yesu aramumenya, abona yuko ari umuyuda. Nuko atanamusuhuje, aravoma, afata ikibindi cye, agikubita ku rutugu, arigendera. Nuko akizamura ngo agende, Yesu aca bugufi avuga ati, mugore mutuzi two kunywa. Nuko uwo mugore umusabakazi amusubiza ati, kuri umuyuda nkaba umusamariyakazi uransaba amazi ute? Icyatumye abaza cyo nuko abayuda banenaga abasamariya. Igihe Yesu yamusabaga amazi, umugore uburaka buramusabiranya, umugore agasuzuguro karabimbiza, aravuga ati, kuri umuyuda nkaba umusamariyakazi nta n'isoni uraza amazi buryo ki? Iyi mvugo irimo agasuzuguro kenshi cyane. Iyi mvugo irimo gupinga, irimo kunyega, irimo kuninura, ngo kuko abayuda banenaga abasamariya. Abasamariya cyari ikivange cy'abagore b'abanyayisirayelikazi bari barashakanye n'Abashuri. Nuko abana bavutse b'abasamariya ntabwo bahuzaga n'abayuda, ntabwo abayuda babizeraga neza, bavuga yuko ari ikivange kivuye mu moko y'amahanga. Iyo nzigo rero yari irimo. Igihe Yesu yacaga bugufi, akeneye ko baganira, akeneye ko bahuza urugwiro, akeneye kugira icyo amarira uyu mugore, aramubwira ati, madamu wampaye ku mazi yo kunywa. Uyu mugore arazamuka ati, kuri umuyuda nka musamariyakazi nta n'isoni uransaba amazi buryo ki? Buriya ntabwo washobora kubyumva ngo urebe umugore wasuzuguye umugabo ukuntu bavuga yikaraga. Abavuga ati, ntimubizi namwe? Hari ukuntu abagore bakira bavugaga akabungu ntabwo bakibivuga ibyo ngibyo. Reka twikomereze. Maze igihe baganiraga, igihe amusabaga amazi, arangije amubwira ayo magambo, aramubwira ngo kuri umuyuda. Mbese Yesu abaye iki? Abaye umugore amusomyemo ko Yesu ari iki? Aka kantu mubanze mukumve ngo Yesu agizwe iki? Umugore ati, kuri umuyuda nka musamariyakazi uransaba amazi buryo ki? Nukuvuga ngo uyu mugore abanya Yesu muburamo kubera iyo nzika ari hagati y'abayuda n'abasamariya. Ariko Yesu ntabwo yabyivovote. Hari igihe abantu bari basuzugura Yesu akihangana. Hari igihe abantu bajya tuka Yesu akihangana. Yesu aramwihanganira kubw'ubushyiki yamubonyemo, ariko amufitiye agakiza. Arangije Yesu aramubwira ati, umwami amubwira ati, kuri umuyuda nka musamariyakazi uransaba amazi ute? Icyatumye abaza cyo nuko abayuda banenaga abasamariya. Yesu aramusubiza ati,
iyaba waruzi impano y'Imana ukamenya no gusabya amazi wari we, nawe uba umusabye nawe akaguha ku mazi y'ubu. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Ntabwo Yesu yazafati uzundi we, yazwa inkange cyangwa wowe afata ukuzuwa w'inyuma wari we, ariko Yesu ko abigenje iyaba. Iri shambo rigaragaza impuhwe, iri shambo rinagaragara ku mwana w'abwa kwa Namani. Yabwiye nyirabuja ati iyaba databuja yasanze umuhanuzi w'i Samariya yamukiza iki. Yesu nawe aramubwira ati madamu, nubwo usuzuguye, nubwo mpinga, nubwo rwose undebeye mu ipica y'Abayuda kuko mudahuza mwanga ntacyo bitwaye, iyaba uzi impano y'Imana madamu ukamenya no gusabya amazi uwa nawe umusabye nakugwa ku mazi y'ubugingo. Ntabwo Yesu yaje yamwiyemeraho ngo cyafite amazi y'ubugingo, yaciye bugufi ati iyaba ubivugishwa n'ubujiji madamu, ntabwo uzi uwo ndi we, wakamenya ko nanjye mfite amazi y'ubugingo. Amubwira cyo kugira ngo areshe umutima we, kugira ngo umugore ubugome yari afite n'urwo rwangano n'ibindi bibazo tuza kumubonamo mu kanya, kugira ngo umugore yemere ace bugufi aganire n'umukiza w'ubugingo bwe. Nako bigena muri iyi minsi, hageze kugira neza, akakugendera, akagusura, akaguha umugisha, akaba yarakurinze, ukabukira amahoro, ukajya kwa muganga. Abandi babaciye amaguru, abandi nta maso bagira, abandi ntibakivuga, abandi ntibareba. Twebwe Imana ikaturinda k'uyu munsi, akahise amavuga ngo iyaba uzi impano y'Imana. Nuko amaze kubimubwira, cumi na rimwe umugore ati databuja kudafite icyo uvomesha n'iriba rikaba rirerire, none se ayo mazi y'ubugingo wayakura he? Mbese urutasokuruza Yakobo wadufukuye iri riba kandi akaba yoga amazi yaryo ubwe n'abana n'amatungo ye. Urumva umugore atangiye kumunyega ati none amazi y'ubugingo yakura he? Ese ubundi kuva ngo ufite y'ubugingo uruta Yakobo waguye kuri riba kandi nawe akaba yarapfuye? None tuvuga cyo kuvomesha ufite nta jerekani, nta jage, nta kidomoro, nta n'igikombe, nta mazi y'ubugingo urakura he? Uyu mugore atangiye noneho kumva akeneye kuvugana na Yesu, ariko ahangaha aracyafite ikibindi ku rutugu, yego, ariko ntabwo arakenda. Nuko igihe umugore yagira icyo kibazo cyiza cyane cyo kubyanga amenye Yesu itandukana ayo mazi yayakura he, Yesu aramusubiza ati umuntu wese unyweye amazi azongera kugira inyota, ariko unywa amazi nzamuha ntazagira inyota rwose iteka ryose, ahubwo amazi nzamuha azamuhindukiramo isoko y'amazi adudubiza kugeza ku bugingo buhoraho. Haleluya! Yesu yasafatiraho kugira ngo atandukanye amazi yo mu isi ayatunywa n'amazi y'ubugingo. Agati madamu wige cyose ko nafite ikivomesho, icyo suko nafite igikombe, icyo suko nafite ivido cyangwa se ikirekani, ikibazo ni ukumenya amazi y'ntanga meza ate. Madamu unywa kuri aya mazi wowe ufite azapfa ejo, ariko unywa ku mazi nzamuha azamuhindukiramo isoko y'ubugingo idudubiza kugeza ku bugingo buho. Ayo niyo mazi Yesu agiye gute ata. Ariko uyu mugore ikibazo bwa mbere uwo muvugana ni iki? Kandi mukibagirwa ngo ni iki? Arimo avugana n'umuyu kandi Yesu buriya Yesu ni mwiza, ntabwo yaje kuvuga ngo ngaza mwipendetse imbere ngo gende Yesu mukiza. Niko yabigenje se? Oya, yamwise umuyuda arabye, icyo ashaka ni uko bashyikirana. Ntabwo yaje kuvuga ngo cyangwa umwana w'Imana ndi Mesiya wasezerawe. Niko yabigenje? Oya, yaciye bugufi. Nkuko Yesu agucisha bugufi, kuko kwingingira kuza amaterano, kuko kwingingira inshingano, kuko kwingingira kumukorera. Nuko uyu mugore yamaze kumva uko ameze, 15 umugore amubwira ati databuja mpa kuri ayo mazi ntazagira inyota kandi ntazaga kuvoma hano kuko ari kure. Haleluya! Ariko uyu mugore atangiye no gamba yamwisiki, yamwisiki none mu mwisiki hari intambwe yateye ya irimo ntayirimo. Aha, bwambe kuri umuyuda, ariko none atangiye ati databuja, yego, atangiye guca bugufi, yego databuja kuri ayo mazi. Ariko asabye ntabwo arayamenya kuko we arashaka amazi yaza ntazasubire kuvoma. Ati dore muri hano ni kure,
harambangamira ndanafunika nikora ikibindi mbonye ikibiduhura ntabwo bikamire na mirere byari fine mawe. Ariko Yesu nabwo avuga ati uri gicucu dore usabye bitari byo yamwihoreye. Ariko icyangombwa nuko uyu mugore abateye intambwe bwambaye ngo uri umuyuda noneho wari umwanzi we mu kiyuda yego ni Samariya abaye shebuja akakantu gaciye umurongo. Yesu aramubwira ati genda uhamagare umugabo wawe maze ugaruke hano. Anga amaso Yesu niwe gisubizo cy'ibibazo byawe uko ingana. Ni Mushimu Uwiteka TV. Nubambara ariko agahinda karabarenze iyo Yesu twahuye ibintu birahinduka. Haleluya. Nuko uyu mugabo akaza kuganira amaze kubimubwira 19 mwubaka gakomeye 19 amaze kumubwira ko afite abagabo yafite batanu twose su Yesu abivuze. Uyu mugore yumviye umuntu nagasanzwe ibyo ubuyuda byafuyeho ibyo ubushebuja byo agiye kubivaho. Umugore ateye intambwe ya gatatu nifuza ko abantu bose mwatera kuri umugoroba. Uyu mugore avuga ati databuja menye yuko uri umuhanuzi. Haleluya. Eka bambwiye kubana na Yesu ni byiza ushaka gutangira wumva hano abantu bashaka kubaje muri amafu navuga ati ngiye kujya ry'abadifi ariko mwakomeze kugana mu ijambo ry'Imana utuzi ko bavuga ijambo ry'Imana ati uzi ko byari biryoshye ati yego ati nejo nzagira gute uzagaruka. Haleluya cyane. Niko uyu mugabo byamugendekeye ntabwo intango y'urwego uriho ari ikibazo ku mwami wacu oya nuko amgatura umuhanuzi ariko Yesu ntago ari umuhanuzi arenza abahanuzi bose. Haleluya. Ariko Yesu nigera cyemete ntacyo bitwaye cyangombwa n'ukuri bukura buryo umuntu makura imbere y'Imana ntacyo bitwaye. Uzareba uyu mwana arimo azamuka mu mivugire umubyeyi agenda anezezwa n'urwego umwana agize gute agezeho amaze kubimubwira wamugara kumeza ati basokuruza bacu basengera kuri umusozi namwe mukagenda yose muri bakwiye gusenywa gusa. Yesu aramubwira ati mugore nyizera igihe kisaza ubwo bazaba tugisengera data kuri uyu musozi cyangwa Yerusalemu dore mwebwe musenga icyo mutazi ariko turadusenga icyo tuzi kuko kiza kuba mu Bayuda. Ibi gatatu ariko igihe kiraje ndetse kirasohoye ubwo abasenga by'ukuri basengera data mu mwuka no mu kuri kuko data ashaka ko bene abo ari bamusenga. Haleluya. Yesu arakomeza ati Imana umwuka n'abayisenga bakwiye kwisengera mu mwuka no mu kuri. Umugore abyumvise umugore yita yibuka akantu uziko atangira kuzamura igitekerezo uyu mugabo ndumva adasanzwe. Bwa mbere yari umuyuda bwa kabiri abashebuja bwa gatatu amwise umuhanuzi none atangira kumva atari ko uyu muntu ndumva ntazibye. Arakomeza uyu mugore amubwira ati nzi yuko Mesiya azaza. Haleluya. Nubwo yari indaya ariko yari ryamanye ibanga ati umunsi azaza. Yego hari ibyo yarize nubwo byamuneye kubishyira mu bikorwa ariko nabyize ko Mesiya yawe buteye asaza akabona na ko Mesiya azaza mugire muri. Haleluya. Haleluya. Mesiya azaza yaza tukiriho yaza twarasinziriye akaza gute asaza. Uyu ngabwo ati nzi ko Mesiya azaza ariko witwa Kristo yazamutse kandi ubwo asaza azatubwira byose maze Yesu amubwira ati mugore nige tuvugana. Haleluya. Akomera akantu kuki mutatangamena koko umugabo yibuka yuko Mesiya asaza kandi uzababwira urya Yesu yaje mugahura arakubwira uri igisambo uri umugome uri umwambuzi uri indaya ntabwo bica ku ruhande arabikubwira mukaganira kandi uko mugira muganira ntabwo bazwa nuko yakuvuze ntukarebe muri iki babazwa n'ababwisha ukuri ntabwo bikubabaza ahubwo ugera uteye intambwe wibuka n'ibintu byose wamwizeho maze umugabo ati umva nzi ko Mesiya azaza kandi batwigisha ko naza uzatubwira byose. Yesu ati madamu wagitsinze nige tuvu ariko tuyo gutanya bambere batangiye baganira batangire hehe mwakumazi yo iyo Yesu adakunze bati madamu nige Yesu nyizera nimba kubyemera
ye kubyemera? Oya, hari aho batangiriye, hari Yesu yera ko mutangirira. Niyo mpamvu abavuna ajya kuri uyu musozi mu byumweru bibiri. Yesu agira ngo mutangire ikiganiro, utangire kuva ku mutima buke buke kuzageza igihe uzamwiyegurira nawe akakwiyegurira, wowe nawe mukabisanga n'iki. Reka nihute. Yesu amaze kuvuga ngo igihe tuvugana mwumve ikintu cyabaye nashimye cyane icyo gitekerezo. Uwo mwanya abigishwa baraza batangaza nuko bavuga n'uwo mugore, ariko ntihagire umubaza ati urashaka iki, cyangwa ati niki gitumye uvugana nawe. Bakwemera nuko uwo mugore asiga ikibindi cye aragenda ajya mu mudugudu abwira abantu ati nimuze murebe umuntu mbw'ibyo nakoze byose, murebe ko ahari ari Kristo. Haleluya. Ajya guhamagara y'amazi aracyatekereje. Oya, murabona ikibazo ntabwo Yesu aravuga ngo nzatanga itu, nta kibazo amafaranga yawe, amafaranga asamaze ikigo uratanga ngahise. Hari icyo bagushakaho. Yesu aravuga ngo jya mu nshingano, jya muri korari. Ijwi ryawe uri umupagani, umunyabyaha, urumva ryamumarira iki? Hari ikindi bagushakaho. Burya Yesu aravuga ngo mu mafuna hari icyo bagushakaho. Yego, uyu mugore amaze kumva ko ari Mesiya, ibyishimo bamusabiranya. Erekana ko hagati y'Abayuda n'Abayuda harimo ikibazo, nubwo kandi ari umugore w'umusamariyakazi, nubwo ari indaya itwa abagabo b'abandi, ariko avumbuye ikintu gikomeye. Ahuye na Mesiya, arangije asiga ikibindi hehe kwi yajyanye cya kigabo kibundara yiwe nta kimubwiye. Finish byarangiye, akacyataha kitataha byarangiye. Yabonye igisumba ibindi byo, arirukanka aragenda mu mudugudu, yemwe ni muzima murebe umuntu mbw'ibyo nakoze byo, kandi yagiye atanga ubuhamya bw'ibye ntakajya mu by'abandi. Ibyo nako nakoze byo, ni muze muremwe yemwe muze murebe umuntu mbw'ibyo nakoze byo, namwe murebe ko ahari ari Mesiya. Imana yacihabwa icyubahiro. Maze abantu baraza. Umurongo wa 39, nuko benshi ba Samariya bo muri uwo mudugudu bizera Yesu. Haleluya. Kuko bumvise amagambo y'uwo mugore ahamya ati yambwiye ibyo nakoze byose. Ikigiza ajyanye n'icyo ngicyo. Muze uyu muntu yambwiye byari byose, amafuti yanjye yose yagize gutya. Byari igitangaza ko umugore afite ubuzima bwihishe. Yari umugore w'icyuho ushaka gusenya ingo z'abandi kandi ntibimenyekane. Ni nayo mpamvu yagiye kuvoma saa 6 z'amanywa iriya mu burasirazuba bwo hagati, bajya kuvoma mu gitondo ndetse na nimugoroba. Yemwe natwe ku bantu babaye mu cyaro niko twajyaga tubigiye cyane ko tugenda, uretse amazi yaje mu rugo, ariko ubundi anavoma mu gitondo na nimo. Angayo maso Yesu niwe gisubizo cy'ibibazo byawe uko ingana. Ni Mushimu Uwiteka TV.